bavandimwe, nshuti, mumaze iminsi mukurikira Dr.Niyitegeka Theoneste, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, akaba n'umuganga. Mumaze iminsi mukurikira kuri YouTube Niyitegeka Theoneste, ndabashuhuje. Uyu munsi nagira ngo bahamagarire mwese ko twavuga ijwi rimwe mu gukemura ibibazo maze iminsi bagezaho bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bw'abanyururu. Nababwiye ko muri gereza bafite ikibazo cy'imirire iri ku kigero cya buri wese yumva cyashimisha, nk'uko leta y'u Rwanda ihora ibisobanura yuko umunyarwanda wese agomba kurya ibiribwa birimo ibyongera ingufu, ibirinda umubiri n'ibyubaka umubiri. Muri gereza rero ntabwo ariko biteye. Nababwiye ko babagaburira ibikombe bibiri by'ibigori, nabahaye n'ikigero nakiberetse, kugeza umuntu afunguwe igihe cyose azamaramo ni ibikombe bibiri by'ibigori n'ibikombe bibiri by'igikoma cy'amasaka ahabwa. Aha rero nkaba ngira ngo twese tuzamure ijwi, dusabe abashinzwe abanyururu mu rwego rw'igihugu, dusabe n'abategetsi bacu, abayobozi batuyobora, yuko ibyo biryo rwose bidahagije kandi bidafite intungamubiri zihagije. Aha rero igituma mvuga nti buri wese iki kibazo gifate nk'aho ari icye, ni uko muri iki gihugu iyo umuntu avuze ibibazo bihari, bakunze kuvuga ko harimo kuvugira ba kanaka na ba kanaka, cyane cyane berekeza ku moko yahozeho, bataravugira abahutu, baravugira abatutsi, baravugira abatwa. Aha rero iyo duharanira uburenganzira bwa muntu, ntabwo tureba aho tuvugira, ahubwo tureba ikibazo cyabaye ku bantu. Ikibazo cyabaye ku bantu, nababwiye ko muri abo banyururu, iyo tujya kubavugira ntabwo tubanza kureba uko bateye, ntabwo tubanza kureba uko basa, ahubwo tuvuga ikibazo muri rusange. Mwese rero mumfashe, gereza iduhuze mu gukemura ibibazo, ibe urugero rugaragara buri wese ko dushobora kuvugira abari mu kaga, tutarebye ibyo byose navuze. Nababwiye ko ibihano bakunze gutanga cyane ari ukwikorera umufuka w'ibiro 50 w'umucanga, buri wese akawikorera mu gihe cy'iminsi 2, atawurambika hasi, afite n'abantu bamurinze ngo barebe ko bakubita hasi. Ikindi gihano bakunze gutanga ni uko kugendesha ibirenge iminsi nk'ibiri ugenda mu makoro utambaye inkweto. Ikindi gihano nanone ni ukuryama hanze imvura ikakunyagira, cyangwa bakakudumbaguza mu kizenga kiba muri gereza ya Rubavu bita Yorodani, cyangwa bakagufungira mu kazu gatoya kitwa kasho, bakunze kumenamo amazi, kandi bakakuryamisha nta byo kuryamaho ufite bya matora cyangwa se ikiringiti cyo kwiyorosa. Ikindi kibazo ariko gikunze kugaragara mu bihano batanga ni ukwimurira mu yindi gereza, bakagukura nk'i Rusizi, muri gereza ya Rusizi, bakakuzana muri gereza ya Rubavu. Icyo gihe bigenze gutyo, imiryango ntabwo yongera kugusura, kubera ko wari ufungiye hafi ya gereza y'iwanyu aho uvuka, bakakujyana muri gereza ya Rubavu hakurya yongeyeho kure, barakureka abavandimwe, baravuga bati birahenze kuko kuva i Rusizi kugera Rubavu ni hafi amafaranga 10,000 no gusubirayo n'ibindi 10,000. Ibyo rero bigatuma umunyururu yiheba cyane, avuga ati abavandimwe baranyanze, ariko bitewe n'uko bya bihano batanga biba bikakaye, kuvuga ngo bagukure kuri gereza kujyana ku yindi. Rero nkaba rero nkunze kubwira abantu ibyo bihano nibashake uburyo babyoroshya. Ikindi kibazo gikunze kugaragara mu bihano no kubita. Nko muri gereza ya Rubavu hari umuntu ushinzwe gushaka inkoni ndamubabwiye witwa Semahande Jean Claude, arazishaka nziza bagakubita abantu. Muri makeya rero ibyo bihano ngiye nkunda kuvuga nti
niba mugomba guhana umunyururu kubera ibyaha yakoze, ni mumugeze imbere y'umucamanza. Umucamanza aba arafata ibihano bikakaye, amaze kumwumva, nyir'ubwite amaze kwisobanura, kuko ibyo bihano biravunanye cyane. Uretse ibyo bihano navuze bakunze gutanga, hari n'ikindi kibazo cy'abadamu nababwiye bajya mu mihango bakabura ibyo gukoresha, bakoresha igitambaro kiriya cyitwa kigoma, nakiberetse mu minsi yashize. Nimuzamure ijwi, muzamure ijwi, mumfashe dusabe abashinzwe uburenganzira bwa muntu, abashinzwe abanyururu, turebe ko twabonera abavandimwe bacu, bashiki bacu, ba mama bacu bafungiye muri ayo magereza, bahabwe igikoresho cyabugenewe mu gihe bagiye mu mihango. Aha nk'uko nakunze kubibabwira, tuzakemura ikibazo tutarebye ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka, kuko abafite ikibazo ni rusange. Ntimuzarebe rero bya bindi mwamenyereye byo kugendera ku turere cyangwa ku moko, ahubwo nimuhaguruka ibyo tubice nabe by'amoko bicike muri iki gihugu, dutabara umuvandimwe uri mu kaga kubera ko ari mu kaga. Ibyo rero nituramuka tubikoze, tuzaba tubaye abaharanizi b'uburenganzira bwa muntu. Mu minsi yashize nanone nababwiye yuko hari ikibazo cy'ibyo kuryamaho, matora, ibiringiti. Nababwiye ko bagira matora kereka uwayizaniye, n'ibiringiti batanga bikeya cyangwa bakabitanga gakeya, cyane cyane iyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa amadini babihaye gereza ngo babitange. Aha rero nimuhaguruke mwese, tuzamure ijwi, dufatanye, dusabire aba bavandimwe bacu bari mu magereza ko bahabwa ibiringiti bihagije, bahabwe matora zo kuryamaho, bahabwe amasabune yo gukaraba, ariko cyane cyane igikomeye bahabwa umuti w'amenyo, dore ko kugeza ubu mu myaka namaze muri gereza imyaka 15, ntabwo nigeze mbonaho gereza itanga umuti w'amenyo cyangwa itanga inkweto, dore ko hari n'abagendesha ibirenge, atari ukubera ku bushake, ahubwo ari ukubera yuko bafite ikibazo kijyanye na mikoro yo kuba bagura izo nkweto. Ikindi kibazo nanone ndi bubabwire ni uko muri gereza cyane cyane ya Rubavu uzasangamo nk'abantu, harimo nk'abantu bagera kuri 5, nzi hari n'umubare 5 barasiwe muri kasho, ntabwo nibuka kashi yariyo, bamaze kuraswa. Icyo gihe ngo abapolisi bari bagiranye ibibazo hagati yabo, kugeza n'ubu ntawigeze akurikirana ikibazo cyabo. RIB ntiyagikurikiranye, kandi cyarabereye aho ngaho kuri polisi station iri aho ngaho ku Gisenyi. Nkaba nsaba rero abo bantu nabo ibiyabo bikurikiranwe. Ikindi kibazo rero ndi buvuge ni uko ibyo byose ndavuze ni ibyo twari twaganiriye ubushize. Uyu munsi cyatumye nongera kugaruka hano ni ukubabwira ngo narababwiye, none twe dukora iki nk'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu, cyangwa mwebwe bavandimwe mwese mwumvise ibyo nababwiye? Nimwumve kuri iri jwi ryanjye, duhagurukire, duhamagare ababishinzwe, turebe ko bakemura ibyo bibazo. Uyu munsi rero ikiganiro ndi bubabwire, ikiganiro cyanzinduye cyane kubabwira nyuma y'ibyo ngibyo, ni ukubabwira yuko mu magereza y'iki gihugu hari abantu bagiye bakatirwa ibyaha kuri jenoside. Harimo rero dombwe mu kurekura abakatiwe kuri icyo cyaha. Iyo dombwe rero iteye ite? Iyo dombwe ndimo kuvuga ni uko abenshi barangije ibihano, ariko wasanga banabeshya. Ariko kamarampaka rero izadukemura ibyo bibazo twese, ntabwo ntibwemeze ko babirangije cyangwa ko barimo kubeshya. Kamarampaka izabikemura ni uko impapuro zifunga umuntu, izafungaga icyo gihe bazitaga icyemezo cyo gufata no gufunga, zigahuzwa n'urubanza nyirizina. Urubanza nyirizina rero ruba muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Kugira ngo uzarubone rero narwo nko gushaka umuzi w'ibuye.
none abadiregiteri b'amagereza bigaragara ko barangije imanza badafite. Umuturage ufunze aravuga ati mufite icyemezo kimfunga ariko nta rubanza mufite, kuki mushobora kumfunga muterekana urubanza mumfungiyeho? Ibyo rero bikaba bigaragara yuko kuko abadiregiteri barangije urubanza batagombaga kurangiza kubera ko urubanza nta ruhari, hari icyemezo gusa, cyangwa abadiregiteri barangije urubanza batari bafitiye kopi, cyangwa barangije imanza zitashobora kurangizwa kubera imiterere yazo. Nabahaye urugero mu rubanza naburanye, nababwiye ko nagiye muri gereza ku cyaha, mbese ku bikorwa bitari bibujijwe mu mategeko y'iki gihugu. Njya muri gereza ku gihano cy'imyaka 15, umushinga amategeko akaba atarigeze ateganya ko uzakora icyaha giteganyije muri iyo ngingo azahabwa ibihano biteganyijwe muri iyo ngingo y'icyo cyaha. Muri make umushinga amategeko ntabwo yigeze avuga yuko ibyo bamanishije, ntabwo yigeze abivuga. Bavuze ko ari imyaka 15 ishingiye ku ngingo iyi barayivuze, ariko iyo ngingo ntabwo ivuga ko iteganya ibihano. Ubwo rero nkababwira nti mwebwe mwese bavandimwe, inshuti, namwe mwumva akababaro k'abavandimwe bafunze, muhaguruke mu mahoro, dusabe ababishinzwe, turebe ko hari icyakemuka, kubera ko umuntu baravuga ati yewe narangije igihano bari barankatiye, ndacyemera n'imyaka wenda 15, n'igipapuro cyo gufata no gufunga cy'imyaka 15 kirimo, ariko bakamubwira bati hari ikindi cy'imyaka 20, akababwira ati iki ntabwo nakiburanye. Kamarampaka y'icyo kintu rero ni uko urubanza rwaboneka, maze nyir'ubwite nabo bagashyira impaka zigashira. Aha rero nkaba ngira nti umunyururu yagombye kugaragarizwa urubanza rumufunze. Urwo rubanza rumufunze rero rukaba ari rwo muri makeya rugomba gukemura impaka hagati y'umufunze ariwe diregiteri n'umunyururu. Ariko diregiteri nawe ibyo bintu abyikuraho ati umunyururu azajya kurushaka muri CNLG. None se ko imanza zibitswe na leta, we amufungiye kuki? Ahubwo diregiteri ntagaragaza icyo afungiyeho uyu muntu. Kiriya gipapuro mu mategeko y'iki gihugu ntabwo cyemewe ko bafungira umuntu ku cyemezo cyo gufata no gufunga gusa batagaragaje urubanza. Muri make bavandimwe rero, nkaba nagira ngo dushyigikire abavandimwe, tubafashe, tuzamure ijwi, babone ibyo kurya, babone ibyo kwambara, babone inkweto zo kwambara, babone umuti w'amenyo, bavuzwe, bahabwe n'amadosiye yabo, kugira ngo igihe kigeze bamenye uko bacyura umuntu. Ikindi kibazo uyu munsi turi buganireho ni ukuvuga ngo hari abantu nagiye mvuga ko bakoze ibyaha, ari abayobozi ba diregiteri, abayobozi ba gereza. Nakunze kuvuga uwitwa Kayumba Innocent yakubise abantu abashyira muri za Yorodani, bamwe bahinduka baramugara. Abo bose kugeza ubu RIB ntabwo yigeze kurikirana uwo muntu. N'abashaka gutanga ibirego kuri icyo kirego, kuri ibyo bibazo Kayumba bakoreye, ntibabishobora, kuko RIB ntabwo ibageraho ngo ibe yakumva ibibazo byabo uko biteye. Aha rero nkaba ngira ngo namwe bavandimwe mwese mumfashe, ababasha kubona abayobozi bashinzwe za RIB n'ahandi hose. Muri gereza hari abantu bafite ibyo bibazo, cyane cyane gereza ya Rubavu. Nibamanuke baze bumve ibirego byabo, maze bafata umwanzuro. Ubundi muri gereza bagombye gutanga ikirego kikajya no mu rukiko cyangwa kikajya muri RIB, ariko diregiteri ntashobora gusinyira umuntu ngo arimo kurega undi mudiregiteri mugenzi we, cyangwa ari uwo diregiteri ubwe wakoze nawe amakosa. Kuko muri gereza kugira ngo ikirego gitangwe cyangwa izindi mpapuro zisohoke, bigomba ko diregiteri aba yabyemeye. Nakomeje kubabwira ko diregiteri atazemera ko baba barega mugenzi we bakoranye cyangwa baziranye. Aha rero bikaba bikunze kugaragara ko amategeko akora ku banyagihugu b'iki gihugu aribo Banyarwanda adakora ku bayobozi b'amagereza. Kubera iki?
ibyo rero ntabwo mbizi, n'abanyamategeko mubizi muzansubize mumbwire igituma abantu bakora ibyo bintu byose byo kwangiza, byo gukora, byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Umuntu agakomeza akiberaho, agakubita, agakomeretsa. Hariho birashoboka ko hari n'abapfuye cyangwa bagize ubumuga burebure, barahari rwose, bagize ubumuga bukabije. Abo bose rero nibahabwa uburenganzira, batange ibirego byabo muri RIB. RIB nibasanga aho bafungiye kugira ngo ibe yabigaho. Ikindi kibazo turi bwige uyu munsi ni ikijyanye no kuvuga ngo yuko uburenganzira bwa muntu ubundi muri gereza bwagombye kuba igipimo cya demokarasi, n'igipimo cy'uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu gihugu. Kuko niba utubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'abanyururu, abanyururu bafunze badafite epfo na ruguru, baje ari abakene, baje muri gereza, akaza yibye ibijumba cyangwa yibye amagi y'inkoko cyangwa yibye inkoko yateye, akaba amaze imyaka 3 ataragera imbere y'umucamanza kandi aregwa icyo cyaha cyo kwiba inkoko cyangwa kwiba agakwavu. Ntibareba ukuntu uburenganzira bw'uwo muntu bwakubahirizwa, abafunguwe, akurikiranwe, ari hanze. Kuko muri iriya gereza ya Rubavu hano maze iminsi ndi, narababonye bibye, barahari, bagiye biba inkwavu, bibye inkoko. Hari n'uwonzi wabwiye abantu ati agapfukamunwa muri cya gihe cya Covid, atagapfukamunwa mube mukaretse kubera yuko Yezu yanyeretse ko atari ngombwa. Uwo rero barafunze, amaze hafi imyaka numva ari 3, nta nubwo aragezwa imbere y'ubutabera, agapfukamunwa kamureba kamumajije iyo myaka. Mbese murumva uwo muntu niyo mushyira ahantu kamuganiriza byonyine ntiyashoboraga kuba yakumva, cyangwa akaba yagira icyo akubwira ukumva nawe igitekerezo cy'impamvu arimo kukanga. Ariko amaze iyi myaka 3 ataragezwa mu butabera, kuko yafunzwe mu gihe cya Covid muri 2020 n'ibiri mu 2020. Ubu none n'ubutabera ntiburamuhamagara ngo agere imbere yabo. Ubu se koko murumva ibyo bintu mwebwe bidateye isoni? Nuko bavuga ngo amagereza aruzuye. Amagereza iyo yuzuye ntabwo aba yuzuye abantu babicanyi benshi, oya, n'utwaha nk'utwo ngutwo, n'uwibye inkoko, n'uwatonganye n'umugore we, n'uwavuze ngo agapfukamunwa yabaretse kukambara ngo Yezu yabimubwiye, n'uwagiye gutema igitoki. Mbese ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga rero ibyo bibazo nabyo biratuma amagereza ahora yuzuye. Leta ikajya ivuga iti amagereza aruzuye, ariko ni ukubera abo bantu batagombye kuba, genda avuga batagombye kuba bari mu kasho nako mu magereza. Ariko wenda niba leta ari kubibona, ibyo nabyo ubwo nyine yaba ari ko ibibona. Ariko nkanjye umbajije, navuga nti hagire ibijya muri gereza, ibindi wenda babikurikirane abantu bari hanze. Ikindi kibazo ngira ngo tuze kuganiraho ni icy'abantu bibaza kenshi, atari ko gereza ariyo benshi bita ndamutebikanye n'umuriro utazima bitandukaniye hehe? Urebye ndamutebikanye naho ndamutebikanye uko nayibonye, ni ibibazo bikomeye cyane, bibereye kuri iyi si. Nubwo umuriro utazima ari iyo ngiyo nyine mu ijoro, ariko umuriro utazima nabonye nako ndamutebikanye ari umuriro utazima. Ndamutebikanye niyo abenshi bakunze kwita gereza, ariko bakunze kwita ndamutebikanye kubera yuko ugiye akenshi ntubaze ko azagaruka. Umuntu asigaye avuze ati ndagiye, ariko kugaruka biragoye. Bikamera nka ya mpyisi yaje igasanga abantu barubatse nabi, maze igakurura amaguru y'umuntu. Abaturage bagasigaye bavuga ati iramutebikanye ye, nawe akavuza induru ati iranjyanye. Aho rero abenshi baragenda, ariko kubera imirire yaho, ubuzima bwaho, usanga abenshi bataha barazahaye, agahita apfa cyangwa se bakanapfirayo kubera bya bindi byose nagiye mbabwira. Nicyo gituma benshi basigaye bavuga ngo ndamutebikanye
kubera ko bazi ko ugiye kugira ngo azagaruke bizaba bigoye. Inshuti bavandimwe mwakurikiye ikiganiro cyanjye, ndagira ngo mbabwire icyangombwa ntabwo ari ukumva gusa ibyo babwira, nimuzamure n'ijwi, muzamure ijwi, abafite iyo bagera babivuge, natwe twese tubivuge. Turavugira abo tutazi kubera yuko niyo nshingano ubu dufite, ariko abo bantu bazagira ubuzima bwiza mu minsi iri imbere. Abanyarwanda bakunze kuvuga ngo cyane cyane umuntu avugira ngo ubwoko aturukamo, avugira akarere aturukamo. Oya, ibyo ni mubireke, ibyo Bahutu n'Abatutsi n'Abatwa ni mubisiga inyuma, tuvugira abantu kubera yuko twasanze bafite ibibazo. Aha rero nkaba ndangije mvuga nti cyane umuvandimwe wanyu Dr.Niyitegeka Theoneste, umuharanizi, nkaba uburenganzira bwa muntu, nkaba n'umuganga. Nongeye kubabwira nti nimuzamure ijwi, twamagana ibibi, dushyigikira ibyiza, maze tuzagira igihugu cyuzuyemo uburenganzira, cyane uburenganzira bw'abantu bari mu kaga, abanyururu n'abandi bose, n'abari muri za transit center, abo bose barebe ko bagira uburenganzira bwa muntu. Murakoze, mugire umunsi mwiza.